hasi nicyo narebaga nkahita mbona ikirenge cye, ariko namubonye ngira ngo ni igini bampaye. Ibaza aho ishishizi ry'umuntu utarashira mu mwuka ibimonyo bikirira. Fata umwana njyana kwa muganga, nibwo nabonye aba bavandimwe mu nzira zigoye nanjye ntasobanukirwa. Rebeka ari umwana ukunda kuririmba mu buzima bwe, cyangwa akunda kundirimbira ngo byose birashoboka. Byose byashobotse, Rebeka uragiye. Hanyuma umwana baragenda bamubona ahantu bamufungiye munsi y'urutara mu mwijima, atabona, ahantu hatabona. Amafoto sinzi, byari biteye agahinda cyane kubona ukuntu ako kana kari kameze. Yaramufunze amaboko, baramufunze amaguru kugira ngo adateka ngo abaturanyi babimenye. Baramwinjije ibitambaro mu kanwa, ntawe ushobora kumva ko hari umuntu uba muri iyo nzu. Rebeka rero basanga inshishi zamwinjiye mu matwi, zamwinjiye mu mazuru, yasaga n'uwapfuye.
yongera tunyuriremo incamake y'ubuzima bw'uyu mwana kugeza igihe atuviriyemo. Ndasaba umwe mu batusangije ubuzima bwe ku mugoroba, numva ari Clemence, nubwo umutungo yari kuvuga ariteguye, cyangwa wala umwe muri bo aze hano imbere twicare gato atunyuriremo incamake y'ubuzima bw'uyu mwana duherekeje, hanyuma tumusabire tumuzi. Babyeyi, bavandimwe, inshuti, twongeye guhurira aha ngaha kugira ngo twizihize ubuzima bw'uyu mwana wacu. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Yewe nitwa Emmanuel Havugimana, ndi umusenateri, ariko sinaje nka senateri, naje nk'umubyeyi, naje nk'umubyeyi wamenye uwo mwana akiriho, akiri mu buzima, wamenye n'amateka ye, tugafatanya n'ababikira kumwakira. Naje rero mbisabwe na bagenzi banjye duhuriye hamwe mu ishyirahamwe twari twise Groupe Rebecca. Groupe Rebecca igizwe n'abantu ngira ngo twari tumaze kugera nka kuri 30 n'abandi. None uyu munsi twaba duhuriye aha ngaha kugira ngo tumuragize Imana nk'uko padiri yatangiye abivuga. Nta gushidikanya ko ubu ngubu we ari kumwe nayo, ni umuziranenge, nta kintu wamurega mu buzima bwe kubera imibereho yihariye yagize. Rebecca rero twizere Imana niryo zina rye. Yavutse mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa kabiri itariki 14. Ubu ngubu yari amaze kuzuza imyaka 12. Amaze kugira amezi 9 isera bataye arigendera, nta bayoborwa niyo yagiye. Hashize nk'umwaka aragaruka asanga mama wa Rebecca adahari, yagiye gushakisha gitunga urugo. Abaturanyi bavuze yuko babonye umuntu w'umugabo, umwana yamenye se, yishimira kumubona. Umugabo aramuterura, aramukinisha, umwana araseka arishima kuko abonye umubyeyi we ataraherutse. Ariko birangira amwibye, aramutwariye, namujyanye aho yabaga nta wari uhazi. Hanyuma umubyeyi we Françoise arahangaha, aho atahiye baramubwira bati umwana wawe hari umugabo wamutwaye, twabonye umwana azi amuzi, ati turakeka ko ari se. Hari abaturanyi bari barahaje nyuma batari bazi uwo mugabo, ariko byagaragaraga ko uwo mwana yamenye uwo mubyeyi we. Françoise rero n'ubuzima bwe bwihariye bukomeye bumugoye, ntabwo yabashe nawe kumenya aho amushakira muri iyo minsi. Rebecca rero yajyanye na se, hashira amezi 7 nk'uko Françoise bitubwiraga. Igihe twiteguraga gutora amatora yo muri 2017 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo gihe ubwo yari hashize amezi 7 Françoise atari kumwe n'umwana we, atazi naho ari. Nibwo rero ngira ngo yiyumvisemo ko agomba gushakisha ukuntu yamenya aho ari. Genda baririza umuntu amuha amakuru ibice, ariko amaherezo aza kumenya aho atuye. Ahageze umugore wabanaga n'umugabo we, uwo mugabo yitwa Nzaramba Emmanuel, umugore yitwa Mukashyaka Justine. Ageze yasanzeyo Justine ntiyaramuzi, aramutukagura amaze kumenya ko ari we nyina wa Rebecca. Timvira mu rugo, urashaka icyanga. Ntiyacitse intege, yasubiyeyo ubwa gatatu. Noneho yitwaza n'inzego
z'ubuyobozi z'ibanze ba mudugudu n'abandi bashinzwe umutekano aho ngaho, biba ngombwa ko bifashishije ububasha bahabwa n'amategeko binjira mu nzu bakayisaka, hanyuma umwana baragenda bamubona ahantu bamufungiye munsi y'urutara mu mwijima, atabona, ahantu hatabona. Amafoto sinzi byari biteye agahinda cyane kubona ukuntu ako kana kari kameze. Yaramufunze amaboko, baramufunze amaguru kugira ngo adateka ngo abaturanyi babimenye, baramwinjije ibitambaro mu kanwa, ntawe ushobora kumva ko hari umuntu uba muri iyo nzu. Rebeka rero basanga inshishi zamwinjiye mu matwi, zamwinjiye mu mazuru, yasaga n'uwapfuye. Amafoto icyo gihe rero nibwo twamufashe, nibwo Françoise yamugejeje ku bitaro, natwe turabimenya tujya muri CHUK. Biteye agahinda, abankurikira kuri Facebook amafoto mwarayabonye, amafoto twafashe tumusanze mu bitaro akanuye ariko atakubona, ukaba wagenda ugakozamo urutoki mu jisho mu mboni ye aturumbuye amaso. Abaganga baradusobanuriye bati kuri iriya myaka yari afite hafi imyaka 2 nibwo ubwonko bw'umwana babwidevelopa mu byerekeye kuvuga, mu byerekeye ubwenge, gutekereza. Ati buriya byose byahise bihagarara. Kubona buriya tubona kubera yuko habaho urumuri hakabaho n'umwijima. Umuntu agufungiye mu mwijima ukamaramo nk'ukwezi uvamo warahumye, kubera yuko ntumenya ko ari ku manywa, ntumenya ko ari mu ijoro. Ngibyo byabaye kuri Rebeka rero. Hanyuma abaganga batubwira bati twari turimo dushakisha n'uburyo twashaka amafaranga, bibaye ngombwa tukajya no muri banki tugasaba inguzanyo kugira ngo umwana ajye kwivuza mu Buhinde. Baratubwira bati mwabamufashije amafaranga ubusa rwose, so kubaca intege, dore ko nta kintu mu Buhinde bamarira twebwe tutakoze ahangaha. None se dukora iki? Ukabona ko abaganga byabayobeye, bati ni mutahane nta kundi, mugende mutegereze icyo Imana izakora. Tugira Imana rero, ababyeyi beza, ababikira umuryango w'inshuti z'abakene bemera kumwakira. Niho yabaga rero kuva muri 2016 rukura 2018 numva ariho yahaje. Tukajya tunyaruka rimwe kabiri mu mwaka, gatatu ushoboye kubona akanya muri twebwe. Ndi kumwe n'abagenzi ahangaha, abamubona ahangaha Felix Muramutsa n'abandi ababyeyi bari hariya, tukaza tukagira umunsi tukaza gusura ababikira tukaganira nabo. Hanyuma ejo bundi rero nari nsohotse mu nama mu nteko ishinga amategeko, numva Clemence arampamagaye. Clemence n'uriya mubyeyi wagize icyo gitekerezo cyo kuduhuza, agashyiraho iyo groupe. Rebeka niwe wari umuyobozi wacu. Nkaba nishimiye no kuba narabaye umwarimu we mu mashuri muri kaminuza, bari n'umunyeshuri wanjye. Byaranshimishaga cyane kuba afite umutima w'urukundo nk'uwo nguwo, kandi ari umuntu tuziranye kera, ari umwana w'umukobwa ukiri muto. Nawe rwose no gushimirwa ahangaha. Tukaza ejo bundi rero barampamagara bati byarangiye, barampamagaye bambwiye ko Rebeka yashize mu mwuka. Ndababwiza kuri ntabwo nagize ikibazo gikomeye cyane, nanirwa no gutwara imodoka. Ndabanza ndicara nk'amasaha 2 ngo bibanze byorohe, mbona gutaha ndagenda ndaryama. Ariko namaze nk'iminsi 3 numva nta n'umuntu ushaka kuvugisha. Rebeka rero ubu arahari, aratwumva. Tuzi neza ko Imana yakwakiriye, natwe dusabira aho wagiye. Umunsi yaduhamagaye natwe tuzagusanga tubane ubuziraherezo. Murakoze cyane. Urugendo ubuzima uyu mwana wacu kugira ngo tumuherekeze
kwishima no gukunda kurushaho Imana wari umubyeyi wacu. Kandi nagira ngo mbasabe duhaguruke twese tubanze dusabe imbabazi z'ibyaha byacu, aho twagize intege nke mu buzima bwacu, aho twacumuriye Nyagasani tumusaba tubabarire. Kandi iki gitambo cy'Ukarisiya kibi cyo gutura n'ubundi Nyagasani abo bose mwe mwese mwagize icyo mukora kugira ngo ubuzima bwa Rebeka bugere aho bwari bugeze. Niba hari aho twagiye tugira intege nkeya, tubanze dusabe Nyagasani atubabarire. Bavandimwe, ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutega amatwi ijambo ry'Imana no gutura iki gitambo cy'Ukarisiya dufite umutima usukuye. Nemereye mbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose, byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya. Ni koko naracumuye rwose, icyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu umukira iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose, hamwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Hagasanye utubabarire. Bari ababyeyi turi kumwe begere mama Rebeka, yigire hino, agira ijambo atubwira. Aho abasha kugeza naho ngo turakira, ahandi abandi bagereza cyane. Murakoze. Yesu Kristo akuzwe. Amazina nitwa Mukandayisa Françoise. Njye mama wa Rebeka, mwari twizera Imana. Rebeka ari umwana avutse neza nk'abandi bana, nta nubwo ari umwana ajya gukunda kurwaragurika mu buzima bwe. Ntabwo twagize amahirwe yo kubana na papa we, yadutaye afite amezi 9. Mwana amaze gukura agize imyaka 3 n'amezi. Bise amaso itanibuka ko umwana wanjye namusize. Njya kureba umwana, ngeze nsanga koko umwana yamutwaye, ndamuhiga, umwana ndamubura. Nakoze ibishoboka byose nk'umubyeyi, ariko birangira umwana mubuze. Nciyemo igihe kinini nk'amezi 7, umwana nibwo nongeye kumubona. Ubu umwana wanjye yaramugaye. Icyo gihe mubona nagiye njyanye n'abayobozi. Ngezeyo umugore arantuka cyane, shaka no kurwana. Ndagenda nshaka abayobozi, baraza baramerekeza. Tugezeyo umugore arakomeza ibintu arabikomeza. Haka abayobozi bakoresha itegeko, binjira mu nzu ye ku mbaraga. Mwana turagenda tumusanga munsi y'igitanda, aziritse, shishi zaramuriye ahantu hose, mu kanwa amenyo barayakuyemo, indi iragenda ifatana n'umugongo. Ikintu cyambwiraga umwana wanjye usibye amaguru yonyine, ku gitsi hasi nicyo narebaga nkahita mbona ikirenge cye, ariko namubonye ngira ngo ni igini bampaye. Ibaza aho ishishizi ry'umuntu utarashira mu mwuka, ibimonyo bikirira. Fata umwana njyana kwa muganga. Nibwo nabonye aba bavandimwe mu nzira zigoye nanjye ntasobanukirwa. Rebeka ari umwana ukunda kuririmba mu buzima bwe, cyangwa akunda kundirimbira ngo byose birashoboka.
byose byashobotse Rebeka uragiye. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka. Rebeka ari umwana ufite ubwenge, ari umwana asiga mu rugo kandi nta muntu umusigiye, akamenya ko ajya gukina n'abandi bana, akajya kurya, akamenya ko ajya kuryama, akandindira aho ndi buzire. Ikintu kinera agahinda ni uko uwo munsi njya gushakisha, yarantumye arambwira ngo ma unzanire yawurute, unzanire biswi, unzanire na bombo. Ibyo yantumye byose nta kintu nabashije kumuha. Mwankunze mutanzi, mumbera abavandimwe, umuntu wese wagize ku ruhare bw'ubuzima bwa Rebeka. Rebeka akavuzwa, Rebeka ntacyo mutakoze. Ubu uriya umubyizi mukwe ntako batagize. Mwese Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, izabaho ibibakwiye, nimujya muyitabaza ijye bumvire mu ijuru. Ndashimira abamasera bamwakiriye, ntacyo mutakoze ni ukuri. Imana yo mu ijuru ijye ibibukira, mu gihe bigoye mujye muyitabaza, yibuke ko umwana w'inzirakarengane hari icyo mwakoze kuri Rebeka. Kandi ndashimira namwe mwese mwantabaye, Yesu abaha umugisha. ntago biba byoroshye ni imbaraga zo mu ijuru kugira ngo umubyeyi Inkuru abashe kugira n'ijambo avuga, kandi ugushima koko ntago biba byoroshye, ariko dufite Imana ikomeza kudukomeza ko dushoboye. Tumukomeze tumube hafi, abari inshuti za Rebeka, ari ababikira, ari umuryango twari tufite wa Rebeka. Ntabwo dufite byinshi twakora, ariko ntabwo tuzagutererana. Nicyo numva twavuga kugira ngo tugufashe muri iki kiriyo urimo. Wenda icyo umuntu yavuga nuko nambare mbivuge, Françoise nta wundi muryango afite. Uyu mama wa Rebeka nawe ntabwo azi ababyeyi be, yisanze ari aho ngaho nyuma ya jenoside, ari umwana afitwe n'abandi bantu bagira neza, batamubwira ngo uyu ni papa, uyu ni mama. Nta wundi muntu agira, nta onkere, nta. Ubwo rero nuko natwe twamumenye, nk'uko senateri igeze kubivuga, binyuze mu itangazamakuru, tugenda tumumenya, twumva bidukozwe ku mutima, tugerageza kumufasha. Nuvuga rero nubwo Rebeka atagihari, ariko nundi acyakeneye ubufasha nawe nk'umuntu udafite shinge na rugero. Ikindi wenda atababwiye nimugoroba yatubwiye nuko umugabo babyaranye abana babiri n'undi yari yarapfuye. Cyo kuri munsi afite akandi kana, undi mwana nawe arakeneye gufashwa mu by'ukuri. Nubwo tuvuga ngo Rebeka yagiye, nawe akeneye gufashwa mu buryo bwo kumuba hafi. Kugira ngo rero nsabe abamasera wateganyijwe kugira ngo aje nawe agire ijambo atubwira. Nyuma yaho harakurikiraho umuganga wabaga hafi ya Rebeka, hanyuma tuze gufata gahunda yo gusezera ku batabasha gusezera, tuze guhaguruka tujya mu Busanza gushyingura. Masera, ijambo ni ryanyu.